Ikaze mu nkuru n'ibiganiro byacu dukora hano kuri Mama Nana Official, The Broesse de TV karindwi n'andi macano agiye atandukanye turi kumwe. Imana ibahe umugisha n'umugisha udasanzwe rero kubana nawe, kuba warakoze subscribe kuri aya macano. Imana iguha umugisha, amafufu n'amafaranga bigufubike. Je m'appelle City Hunter, with Mama Nana Official. Et moi aussi, je m'appelle Mukazaire Devota, Mama Nana Official. Ndabashuhuje mwese. My name is Chang Omwa Osi. I'm called Mukazaire Devota. Kano kako. Tugiye kwiga Icyongereza. Hari abantu babona kuri kamera bakabitiranya. Wasoma by the way. By the way. Omwa Osi. Et moi aussi. Akakano k'agafaransa karagoramo. Ariko karyoha. Abantu baje kwiga rero. Ubu nahantu nge ndashaka kuzajya namamaza. Ubu nahantu bigisha indimi ngo nge mbamamariza. Harari henshi muri Kigali. Gisha ababyeyi rwose umuntu akamwigisha Kongereza. Cyane. Abonye uburyo umuntu afite amafaranga indimi zose zihita ziza. None se ufite amafaranga ukabura iki? Se buriya biterwa n'iki we? Faranga rega rirayoboye. Kurya uhamagara umuntu akaza kukwigishiriza iwawe. Cyangwa se ugakanda ikiboko imodoka ukagenda ukamusanga aho reka kwigishirizayo. Biterwa na Sadepa niko bavuga. Biterwa na Sadepa. Nanjye nigeze kujya kwa tendinga karase y'Igishinwa. Cyumva. Abango niha. Jesho niha. China ha. Tandara witse. Nyamara abantu tujye dutangirana neza rwose. Abantu mbifurize kugira ibihe byiza muri iyi sama, ibabere iy'umugisha. Abadukurikirana bari muri Amerika. Twatangiye sama. Twatangiye sama. Nge mfite inshuti ziri muri Canada na Amerika. Nabonye ariho audience yanjye iri umunsi umwe. Ese ubwo wasize kuri izo nshuti zo muri Canada na Amerika ko zinkurikira bucece. Ariko zijya zinyandikira. Zijya zinyandikira zimbwe ngo turakwemera City Hunter umuhungu w'Abanyarwanda. Uko none nsigaye mfite na City Hunter idea. Kira abantu ati mubavandimwe nimukiyahure. Bavandimwe nukigirire nabi. Imana igufiteho gahunda. Nubwo ubona byanze ejo bizakunda. Umuririmbyi yabyo ngo warasenze ubureke. Byose ko biri mu biganza bya Nyagasani. Warasenze uburiki. C'est-à-dire que umuntu usenga. Ariko icyo kwanga ntacyo wabuze. Wenda ubugingo baburi buzima. Ariko mu buzima busanzwe imibereho ubuzima. Usanga abantu benshi basenga bari down. Icyo kintu njya nkibazaho City Hunter. Kuki bavuga ngo roho nzima mu mubiri muzima? Abantu kandi bakitwaza ngo naho nakena ariko mfite Imana. Naho napfa. Nziko nkundwa n'Uwiteka, Yesu nibyo nyena byose. Nzaba amahoro no mu byago nzaririmba. Amahoro. Ariko njye nkunda kuririmba nubwo ntajwe ngira we. Oya bitwaye iki se rwose ririmbira ibintu. Umwami Yesu ankunda ndamahoro. Kubw'imbabazi ze nyinshi ndamahoro. Nibyo nshingiye kuri uwo muntu wiyahuye. Ndi muri Yesu ndashinganye. Nakaranga. Umwami Imana izantabara nicyo gituma ntamwara. Naho imirima yarumba. Inzabibu nizera imbuto ngo bagahingira usi mwerayo. Ngo nta kabuza ko nzishimira mu Mana y'agakiza kanjye. Amen. Shaze kuvuga ngo gusenga. Rega mubwira City Hunter ari igihe umuntu yinjira mu mwuka wo gusenga. Ugahita ubona ibintu byiza. Ugahita ubona ibintu byose namena niyo bawiriwe ubusa. Akaba ariyo mpamvu mba numva igihe cyose umuntu yabaho asenga. Kuko nayo hano yavuze ngo ku munsi w'umwami wanjye nari ndi mu mwuka.
gusenga bivuga ngo ntabwo umuntu ahora mu mwuka iteka ni hahandi wigire inyuma gato ugahita ubona ubuzima ukabona byanze minerivare zabuze ibyo kurya ushaka ntubibonye ugasanga urimo urapfundikanya ugasanga abuze ibyo ugaburira umwana burya nta ikintu kibabaza mu buzima ni ukuri ikintu ugaburira umwana wawe uracyari umusore ntabwo ubizi City Hunter ariko hari icyo ubiziho nasa n'ufite abavandimwe hari icyo mbiziho ndagira ngo abantu bitegereze neza muri kamera kugira ngo tutaza kubona umubyeyi wacu gutyo uko nguko kabisa bitegereze nawe kureba none paralel ukoze aho murareba hejuru muri kamera nubwo nza kubisibamo rwose no kugira ngo bajye babatira director mwiza cameraman uba wamutuga ati oya n'ababyeyi banakopi akabataka gapurante ni bwoko mama nana rero ndikumva neza abantu benshi bafite shyushyuru mu mutima yabo abandi bombori bati ingaruka z'uko amadini n'amatorero amwe n'amwe afunze turimo turabona abantu benshi biyahura ubusinzi bukabije kwiyongera abantu bakabije kuryana abo babonaga ari abakristo bera imbuto babasanga mu kabari nibo bari kurwana nibo bari guhoza ibibazo kwa mudugudu dore nawe wabaye umudugudu urabizi neza abandi bati b'abakristo ata amatorero cyangwa isengero nizifunze kuko ziri mu mitima atabo baguye babaga baraguye kera ndagira ngo duhere ahantu nahereye wowe ko kubona kuba nyine ibi bintu byose wakumva umuntu yarwanye yagize gute ubona ari ingaruka z'uko insengero zimwe na zimwe zifunze ntabwo mpamanya n'uvuga gutyo ati hoya dore impamvu ntahamanya n'uvuga gutyo imana dusenga ni imwe insengero se zifunze zose dutanga urugero hano muri Kigali niba ADEPR yo mu Rubona ifunze mu Gatsata harafunguye niba Igihogo ifunze Ikabuye harafunguye niba Nkurunziza ifunze Restoration irafunguye ahubwo ikintu mbona aba bantu bananiwe gusenga bakajya kwicara mu ngo zabo bakicara mu ngo zabo no ku santere ntabwo basengaga bafite business barimo amarari igihe biza reka ngurugere ukuntu ari business ubundi izi nsengero tubamo ni ukugira ngo ugire aderesi ariko umwami dukorera n'umwe hari indirimbo y'abakatolike nkunda ivuga ngo nyagasani umwehe kiriziya imwehe ukomera kumwehe batisima imwehe imana imwe ni nayo mubyeyi nyumvira nyagasani Yesu imana ni imwe nubwo babyikuraho nyine bakumva ko ari kiliziya imwe ariko ubundi kiliziya ntabwo ari kiliziya katolike eglise ni itorero ni itorero amatorero arahari adafunze ahubwo kubera umuntu yashinze bizinesi yiwe aravuga ati njyewe ndi pasiteri wenda mu itorero rihera simvuga amazina itorero kanaka none itorero ryanjye bararifunze ntabwo nzemera kugenda ngo nicare ku gatebe muri ADEPR ni urugero ADEPR impamvu nkunda kuyivuga nuko nayibayemo niho bakubatisha niyo waba uri pasiteri uvuye mu ijuru muri ADEPR utari umupasiteri wabo nta gatuti baguha ko ngewe bakamaye kabiri sinzi uko byagenze ubwo hari mu cyumba cy'amasengesho hoya kabiri ntibazaguhemba kandi aho wabaga bahembwaga wenda wanikoreraga ese umuntu w'Imana akorera amafaranga ariko urimo uravuga ngo iki abantu bakorera Imana baba batanga umusanzu byabaye bizinesi City Hunter none se ko ari nabyo byazanye amacakubiri mu madini ikintu cy'urufaranga kamubwira ikintu kimwe ADEPR yari imeze neza yego
nyuma ya jenoside haza abandi bantu bavuye hanze bakoreraga Imana badahembwa bageze hano bumva ko muri ADPR bahemba burya barahemba intambara zihera kuko nabo bashakaga guhembwa ariko ntago babyitaga saleri cyangwa wage baravuga ngo ni agasabune cyangwa agasukari agasukari yego ariko ako gasukari n'abandi bari bagakene nako kakuye intambara na bugingo n'ubu intambara zabo zidajya ziragira agasukari n'agasabune ko kumesa ikote kugira ngo mbashe kujya kuvuga ubutumwa yego kakuruye intambara na bugingo n'ubu ariyo mpamvu abantu benshi agakiza kabananiye kuri karavuga toke ngiye kwiga teoloji kugira ngo nze mbyiganire umwanya ntawe ukiba pasiteri kubera ko yasengewe ari abapasiteri bitewe n'amashuri afite kubera ko yabyize afite degree muri teoloji afite n'agafaranga ntabwo ari ugupfa kuba pasiteri uyu munsi ndakurahiye ntabwo rushati utagira amafaranga uyu munsi bamugira pasiteri kandi si muri ADPR gusa n'andi madini yose ngo mukena ahantu hose niyemewe ariko kandi nanone bambabarire na Bibiliya bivuga umukene uri kunyumva nanira amawe ko nanjye ndi umukene biravuga ngo ufite azongererwa na Salomo yavuze ku bakene ufite azakwa n'utwo yibwiraga ko yari afite wa mukene watoranyijwe n'umwuka bakamuha ubupasitori umukene watoranyijwe n'umwuka umwuka kera atoranyaga abantu nanjye nabaye muri ADPR yari umugabo ntabwo ihabwa intebe ubwo yari afite yavuze ngo n'uwari ufite akana afite nako barakamwambura pastor nako barakamwambura sorry ogatana urumva pasiteri w'uyu munsi atandukanye na pasiteri wa kera pasiteri wa kera yajyaga mu ivugabutumwa kuroba intama avuga ati ndimo ndakorera Imana izangirira neza ariko uyu munsi arajyamo ashaka indamu urufaranga ari n'utanga ruswa nese kugira ngo bagusengere mu itorero ntakomeje gushaka kuvuga ujyana envelope yagashimwe kugira ngo bakuvuganire neza niho hahandi bageramo bikabananira kubera ko si umuhamagaro we ntabwo ubizi n'abantu babaho akaba mu itorero ni umuririmbyi ni umudiyakoni ariko kwigisha no kubwiriza no kuyobora intama atari umuhamagaro we byo abuze kwigisha wenda da ibona iyo abura kwigisha ariko hakabonekamo kuyobora byose nabi dufite abayobozi kandi bakamuha paruwase nini dufite umuyobozi tukagira n'umwigisha noneho hari igihe bakugira umuyobozi kandi utari uri umwigisha udashoboye kuyobora yego ubwo rero nibyo byeze niyo mpamvu usanga dufite abantu benshi cyane baba mu madini n'amatorero badakijijwe example ndi umukobwa ngeze mu myaka 35 nta mugabo icyo gihe itorero bakanyigisha bati wowe kugira ngo ubashe kuzabona umugabo jya mu itorero mu idini ujye muri korari ujye mu mirimo bazajya bakubona mu mirimo sinje nishakira umugabo mwaza amasengesho nkayasenga hano hari abana b'abakobwa baba batyaye nabonye uhagarara inyuma bakakuvanayo wiruka ati nyaboneka utazarungwa agira mikorofone gwina imbere rikaraza gusenga kubone urumva ntumva ko nshaka Eric cyangwa Fabrice abo bantu bose ni inshuti zacu kubera ko nshaka Fabrice cyangwa Eric agakiza nyako ntako mfite kandi mitanjya no muri korari ku murongo w'imbere nkajya mpinduranye tujipo no muri protocol nimwe tukakora masengesho nkayahoramo mu gitondo ndi mu masengesho nimugoroba ndi mu masengesho nose ndi mu masengesho pastor yanyitegeza turamukobwa arakijijwe kweri kandi nifitiye target ko ari n'abapasteri baryahora abo ngabo bo ntubambaza ibyo ni ibyabo buri muntu wese azabazwa yego muri mirongo buri muntu azajya yivugira ibye nitugere imbere ya rwa rukiko haleluya buri muntu wese
kandi bya bintu byose twakoze bizashyirwa imbere y'Uwiteka twikuwe nk'ibyambaye. Birabango kuko umuntu wese aziyerekaniriye mirimo mu rubanza. Buri muntu wese ngo nta na byinshi bizaba bihari. Nacyo kintu cyanashimishije buriya ntago bazahamagara City Hunter ngo ngwino tukubaze ibya Devota ko mwirirwanaga mu biganiro. Nigera imbere y'Uwiteka tablo y'ibyanjye byose izaza hariya. Wowe Devota wakoze ibi, wowe pasiteri wasambanyije abakobwa benshi, wowe wa mudiyakoni we wibaga amaturo y'abandi, byose bijya habona. Wowe kanaka wagiye mu rusengero ukurikiye umugabo, wowe City Hunter wagiye ushaka umukobwa ntago wigeze umurikira, mbese ibintu byose. Ngo kandi nimba guherezo ryawe n'ingororano yawe ari umuriro, ngo Imana izakwaka icyubahiro cyayo ngo ugende ubaye ngo Mana urera mu muriro ati Mana urera. Nizo ntambara rero ziri mu madini uyu munsi. Barandeba ko mpora ku rusengero kuva mu gitondo kugera nimugoroba, batira mukobwa yavamo umudiyakoni mwiza. Aritanga dore aboneka mu rusengero buri munsi. Bakaba bankubise ubudiyakoni, bankubise no kubara amaturo ku giturisho. Niho hahandi usanga nkajya mbika 30 nkatanga 20 andi nkayatahana mu mufuka. Bati kanaka arakize kandi n'amaturo y'idini ry'abandanyijije. Niho hahandi usanga n'abadiyakoni bamwe muri bo bitana barozi. Yes. Bakaba turiya n'umurozi n'ubwa umudiyakoni. Kubera amashyari. Ariko ngo hari naho biba ari byo ta. Biba ari byo. Twigeze kujya muri Sorti. Ahitwa muri Rusizi nyine. Hafi yazo. Mu Burunga. Hafi ya Zamuru. Mu Burunga hafi ya Gihundwe. Kuko tujya twaciye ku rusengero rw'Igihundwe. Twari dufite abana b'impinja. Abantu baratubwira ati mw'abantu abakristo. Buri muntu wese afata umwana we. Buri muntu wese afata umwana we wabakirije. Hana abadiyakoni baha n'abarozi. Urumva icyo kintu? Yego. Ntihagire ukubeshya ngo zana gufasha umwana. Yego. Kuko nutahana umurambo ntacyo tuba tutakubwiye. Bisobanuye ko rero nubwo numva nsa n'uri gutandukira mu rusengero ni nko mu isoko. Ntabwo abantu bose baba bakijijwe. Mu isoko tujyayo twese, ari urwaye ibibemba ajyayo, abarwaye amavunja ajyayo, nawe batangira ngo bavuge ngo urwaye amavunja asubirayo, ari umujura ajyayo, wagiye kwiba, ingeri zose zijya. Ariko itorero riri mu rusengero, itorero riri mu idini. No muri abo pasiteri hari abakijijwe ariko hari n'abadakijijwe. Undi wajyanye akantu nawe undi Imana yabwiye ngo wowe uzankorera, ni abantu babiri batandukanye. Uwo Imana yabwiye ngo azakora uyu munsi bari kubarega ko nta mashuri n'amateoloji bafite, kandi ngiye numva ari byo. Ariko nibyo bitewe na viziyo tugezemo. Ese reka nguhe urugero. Ese azayikorera ariko nubwo tubipinga. Haje gukizwa minisitiri. Haje gukizwa depite kanaka. Haje gukizwa umucuruzi ukomeye. Ngewe Nyarucara ufite amashuri ane yisumbuye. Kwiga ngo nyarangize byarananiye. Nzabahagarara imbere mvuga ngo iki? Uzababwira ibyo muri murya cyangwa se amatara. Zabwira ninagiye zanutse murya. Imana irambwira ngo vuvu wayaza. Ndamanuka nkubita samatare. Irambwira ngo nzakugirira neza. Njya mu rukiko rusetsa imanza. Ibyo ntabwo babibwira minisitiri wize. Interrogatoire. Minisitiri ashaka kwiyumvira utuntu tw'amateka. Numva ko Uwiteka ambwiye. Aho ngati nyamara nazamutse banguka ngutabare. Njya mu rusesa imanza kizabonwa. Kandi ukanabaye ikimenyetso ati Imana yambwiye ko izanyicazanya n'abakomeye. Mbonye minisitiri. Ntabwo uyu munsi ibyo bikirya. Naho abarakara bakavuga bati ku itorero rimwe wabayemo wagiye umentioning ukanavuga, bamwe bati twebwe twakoreye idini turarikorera turiha amaboko yacu, abana bacu biga habi kubera ko twari turi gukorera itorero, turemera twambara ubusa twurira imisozi baratwimura. Igifite itangiriro
kigira n'iherezo yego yarakoze mu gihe cye ariko reka nkubaze City hano nubwo tujyaho tukavuga ngo abantu baraguye ngo bagize gute umuntu wakoreye Imana muri guhera muri 80 na wenda datuvuge kuva itorero ryaza je nkunda kuvuga ADEPR cyane kuko ari nayo irimo bombori uyu munsi kuva itorero ryaza muri 40 ADEPR nibwo yageze mu Rwanda ADEPR nageze mu Rwanda igihundwe hariya ubagiye kwizihiza imyaka 85 ADEPR yinjiye mu gihugu cy'u Rwanda yego wakoreye Imana mu 1940 Imana yamusanze ari mu murima arimo yihingira nta mashuri afite Imana ibagira neza irabafasha baba abanyamwuka abakori Imana ibuzuza umwuka wera kuko twagiye twumva ubuhamya bw'abantu Imana yigishije gusoma ntabyo bazi kubera ko igiye kumutuma gahita imubwira iti ngiye Bibiliya n'igitabo kindi uyu muzingo ndawugutamitse ndawuguhaye yego urye barahari bayisoma rwose icyo gihe Imana yari yiranje n'uyu munsi turacyabafite basoma Bibiliya batarebye ati nimundamburire mu bakora n'abambere igice kiniki 70 akamanuka igice cyose akakirangiza adasomye muri Bibiliya ibyo se wabizana uyu munsi muri digitale turimo ntabyo waza bishoboka umwuka yarabigishije ariko uyu munsi igihe tugezemo n'ikiterambere uyu munsi abapasiteri dukeneye nabize theology degree yayo hagiye doctora agahagara hari avuga ibyo yize kajya babwira ati cyo bita Christocentric murakize kabwira icyo bita za typology uyu munsi Bibiliya turasoma muri Bibiliya uburyo Yesu yapfuye uburyo yagiye Nyabihanga uburyo yagiye mu gituro ariko umunsi yaraza umuntu akabwira ati je nagiye muri Isiraheli inzira Yesu yaciyemo azamuka ajye Nyabihanga nagezeyo ngeri Gorogota hahandi bamubambye akazana n'amafoto akaprojecta akabereka uburyo yinjiye muri yambe bamuhambyemo akabereka naho hahandi Yesu yasanze Maria Magadarena ukavuga uti kweri abandi barabivuga mu mwuka nje nigereyeyo abo mu mwuka rero bakritika abo bo mu mubiri bakavuga ati naho mwahereye mucecekesha umwuka wera abo mu mwuka uyu munsi ntibakenewe ariko nanone ubundi nibo bakenewe gutema manana dore ukuntu aribo bakenewe Imana yacu ijambo ryayo ryaratubwiye muri Yobu uce 28:28 dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka uyu muntu yize theology araminuza arajya Nyabihanga akajya Gorogota akamanuka akakati Betaniya aho hose ariko mu mutima nta nzira z'igisiyoni afite bagasura na pira ya Busalomu wabimenye nta nzira z'igisiyoni afite arakangisha nyine ko yagiye muri Isiraheli ariko niyo munyabyaha dutunze niyo wa wundi ubona umuririmbyi umukobwa mwiza cyane muri korari yantona akamamagara tusange mu biro babagize abagore abantu bamugira inama ati rega abagore bose nabo mwa ari ukugura akakubwira ati gusamana keretse uwo wafashe ku ngufu kandi ni pasiteri ntabwo nabavuga amazina ko harabonze harabuze yego undi akajya kubwiriza akubise icyese ya byeri icyese arayimaze ikiyeri yangiza akajya kuruhima urata haleluya nyinshi ukagira ngo ari mu mwuka kandi yasinze agenda yisekeshwa ukagira ngo ariko ikintu kinshimisha niyo mpamvu ugiye nakwiye no kubatindaho ijambo ry'Imana tubwira ngo urabikora nka kwihorera ngo ukibwira yuko mpwanye nawe ariko ndaje mbishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana abanana ko uyu munsi yajera bisobanuye ngo ibintu byose dukorera mu rwihisho Imana izabishyira ku mugaragaro habona kandi ijambo ry'Imana kongera katubwira ngo bavuga ngo mwami ntago aribo bazajya mu ijoro yego keretse abakora ibyo data wa twese ashaka rero icyo narindi kuvuga
abo bantu bacecekeshejwe ndetse bamwe bakanahabwa akaruhuko k'izabukuru, abandi bagakurwa ku murimo bakabasezerera bakagenda barira bati mudusezereye amaramasa. Bamwe bati nimba barakoreraga abantu cyangwa idini ngo bazarakara. Abandi bati bafite impamvu yo kurakara, turacyari mu isi si turi mu ijuru. Koko nawe wabaye muri ADEPR, byari bikwiriye ko abantu babasezerera amaramasa ku itorero ryari ryariyubatse nta na kapansiyo. Stehanta birababaje kubera ko hari abonzi bakuriye mu itorero bagize n'uruhare mu kuryubaka. Hari abonzi bakuriye mu itorero bagize n'uruhare mu kuryubaka. Uyu munsi aho itorero rigeze rirakomeye, ntirijegajega, amafaranga arimo, ariko ikibazo gufata umuntu w'umupapa umaze imyaka irenze 40 akorera Imana mu nzu y'Imana, ntiyemera aho bagiye kubyicira pasiteri nyapasiteri nyawe ntiyemerewe no kujya mu icyo gifundi ngo yurire kwikwa yubake umugore n'abana barye. Bamubwiye ko umutambyi atungwa n'ibiva mu nzu y'Imana. Wabimenye. Ntiyemerewe no kujya gucuruza. Ko genza umupasiteri wagiye gucuruza imyenda baramutenga. Ntago bamutenze. Ahuriyemo n'ibibazo. Kumwe batora afata undafata abagwareho umwenda n'umukristo ayobora. Barawurwanira. Bawurwaniye umukristo yavuye mu nguma barayimutera gato bonde wowe ko wahamagariwe kuyobora intama, wahamagariwe kuza kwirirwa rwanira imyenda. Ubwo ni Imana yari imukubitiye muri uwo muntu. Savuga ngo ni Imana, sinzi niba ari n'ikigeragezo, sinavuga ngo bamuteye igipfunsi ati subira. Arangije ko kumwenda yese awusubiza hasi ahita avamo arataha. Sobanura ngo niba umuntu yarahamagariwe gukorera Imana, ndimo nibaza uyu munsi nawe mfashe kukibazaho. Uyu munsi ko bamusezereye akazi Imana muhamagariye karangiye. Ese umuntu ko yahamagariwe gukorera Imana nta n'undi murimo azi bamubujije gukora kuva kera, uyu munsi bakaba bamwicaje nako gasabune nako abye twavuza gasabune n'agaki agasukari n'agasabune akaba bifungiwe, kandi bagira uburyo babihina agasukari agatike agasabune n'abahahe agatike se ngo representare gari ko ageze muri miliyoni enye n'igice miliyoni zingahe ako na agasukari n'agasabune ngo umukozi akwiriye guhera. Ese izo miliyoni enye yazigabanye na bagenzi barimo yirukana isoko nite miliyoni enye uzigabanyije wenda tuvuga 500 abantu bangahe s'abantu 8 kandi nawe bezuwe ziba zirenze 500. Bezuwe c'est-à-dire bezuwe no kuvuga iki? Level ya standard of living. Ariko ubundi nkubaze ko hari aho nasomye ngo izayingo representa wa ADEPR ngo nawe ngo bamusezereye, ayo makuru niyo cyane n'ibinyoma? Ni yandi y'abapaparazi. Ariko icyo nshaka kuvuga mwene data, dore ukuntu ijuru rikingiraniwe abantu bakingiraniwe ijuru bazibeshya ngo arimo arakorera ijuru kandi arimo bakorera Satani. Ufasha umupasiteri ugize imyaka 50 ungana nkanjye pro ahangeze uramwicaje ngo naguki ukiyobora umukumbi. Uwo mupasiteri ntago ari bujye mu kiyede ngo akibashe kuki yede utakoze uri mutoya siti hata umunsi ntabwo yagikora ngo akibashe. Kandi abarokore bagira amakano k'ubunebwe rwose ko bunebwe bwinshi cyane kubera mu mwuka mwinshi ngo Yesu aragabura. Icyo kintu nacyo tukakukiganiriza abantu akakuvira akagikana aranje kubwirizayo ntabwo yasize hahi umugore n'abana ngo Yesu aradutunga. Imana yambwiye ko izanunga kanungira mu murwa maze agahenda. Imana yambujije gukora nyikorere ugasanga mwira usa murayura ugasanga urimo urasaba udutiki
ariko abantu bazi kubwiriza mu Kinyiranyindo akigisha ati ubu ngubu haleluya, ati ubu naje gukorera Imana nje n'amaguru nta n'itike nazanye, ati kubera ubushake bwo gukora. Umugore n'abana bamaze iminsi 3 batarya, ubwo arimo arasaba ariko mwumva uburyo ndi mu mwuka, ati nanjye niziritse umukanda, aruza afite umukanda, bakavuga ati dore nguyu umukanda niziritse. ubwo abayobozi bakaba baritaye mu gutwi batari ko se uyu muntu yaduhaye iby'umwuka aratahira aho ngaho, ko nibyo abantu bajya guteranya abakirisitu bari aho. Nyabona mwamwumvise yuko afite ibibazo, ubwo buzima abantu bazabamo kugeza ryari? Abantu nibanahabwa ubuzima, abo tubihore nigarukire ko abakozi b'Imana bahagaritswe. Ikibabaje ari guhagarikwa, nge nawe bikurikiye bakimika abandi. Si igikoresho gishaje n'ugisimbuza ikindi, bariya bari abakozi. None se abo baje bazakora kurenza babandi bari basanzwe bakora, kandi nyine bariza amateoloji, bazi bishya na strategy na planning zo kugeza viziyo y'itorero ahantu bagambiriye ko rizagera. City Hunt ibyo tubireke, ni nabyo nge nahoze nshaka kuvugaho. Ibi byose nibyo bituma abantu barimo biyahura, ingo zisenyuka z'abakristo. Sibyo nakubwiye ati biraza guhura kubera iki rero? Ngiye mu Kristo ndahura n'ikibazo mu rugo iwanjye, ntago turi abamarayika, turi abantu, twambaye inyama n'amaraso. Satani nta kandi kazi uretse kudutera. Arantenda umugore cyangwa se arantenda umugabo, ngiye gushaka pasiteri ngo mugishe inama. Pasiteri wo kugira ngo angire inama, ahubwo yarushenyera ruhiritse burundu, bigatuma abantu bahita bazinukwa kujya hehe mu nzu y'Imana, bakayoboka Satani ugasanga nibo buri inkunda amahoro, bakayoboka Satani ugasanga amuteye umugumi, atabishaka mukubise hasi arapfuye, bamujyanye 19, abana babaye marine. Ugasanga umuhungu w'umusore yikundiye umukobwa mwiza igitangaza, agiye kumusaba, kumbe wa mupasiteri ni Habarayande, nako wa mukobwa ni Habarayande ya pasiteri. Kabasore twarago pasiteri ntanabone ko wa mukobwa yashinze urugo rwe, akanamukurikirana no mu rwa rugo rwe, akajya kumusangayo. Ibyo abantu bamaze kubimenya, kugira ngo wongere kwinjira mu nzu y'Imana ni ibintu bigoye. Niho handi abantu bahita bagirwaho n'igisebo, batunga barasenga se barasenga ibiki. Nuko abantu babifata mu mujyi umwe, hasenyutse ahantu hamwe cyangwa muri bamwe, ariko si bose mamanana. Hari ibihumbi 7 bitarapfukamira bare, hari ibihumbi 7 bitarapfukamira bare, nanjye ndahamanya nawe. Hari abapasiteri bari mu mwuka pe bakijijwe, nanjye nzi ntangira ubuhamya, akagufasha nta kindi agendereye. Ariko hari n'abandi bibinyoma gusa, agufasha kwaje agufasha afite ikindi agendereye. Abo rero Imana ibaduhushe, cyane cyane urubyiruko ruragowe, rufite ibibazo. Kandi hari ikindi nabonye, ego urubyiruko baba ari nk'abana bagendera bamwe mu kigare, muri profesayi papa, profesayi mama. None se City Hunt, aba basaza ejo bundi ngo basezerewe, hasezerewe 102. Abijana na 2. Ego umukozi wese ucyuye manda agomba kwirukanwa adafite imbaraga. Barabaho bate, barabeshwaho n'Imana, siyo yamutumye babaho se. Hariho twigeze kuganira, bamusezereye, yaramaze gufata credit. Bamusezereye yaramaze gufata credit muri banki. Impumeko ye n'imvugo ye yari imeze uterera. Urumva yari umurevera, ageze ku mushahara w'ibihumbi 450. Yari umuwo muri ADPR. Aho muri ADPR. Noneho yari amaze umwaka yishyura credit, kandi yagombaga kwishyura imyaka 5. Urumva bamuhembaga 200, 250 akayishyura banki. Urumva amaze kumuhagarika nta kindi cyari gukurikiraho, uretse guhita bamutereza cyamunara.
yahise agwa muri koma arapfa ntabwo yapfuye ubu yabaye pararizi mbega ingaruka we yabaye pararizi yari afite inzu yabagamo yiwe agafata ayo 200 250 akayishyura kuko yaratanze ngo ateye inzu ye ubwo 200 akayapfundikanyamo kurya n'abana bakiga ariko urumva nk'umupasiteri aho yajyaga kuvuga ubutumwa kumwe baguha agatike nabyo byaramusovaga ni namuba warareze ugeze aho ngaho hari igihe afashwa akavuga ati pasiteri wanjye wanyoboye neza akamukubise sheke y'ibihumbi 500 abantu bakomeza babikore gutya ariko ubu bakimara kumuhagarika yaraje agahinda karamwica amara nk'amezi 3 aba mu rugo adasohoka nibwo yarwaye stroke ubwo urumva banki yaramwishyuje bwa mbere yaragifite udufaranga agifite n'abantu bamukunda bamufasha yo pase twumvise ibyakubayeho bakamuha twumvise ibyakubayeho bakamuha yaragiye amara amezi 3 atishyura banki itiza inzu ye ishyira ku isoko iteza cyamunara leta yahise arwara stroke ajya mu bitaro ubu ngubu yabaye pararize igice gutya igice cyose kumanuka no kugenda agira gutya wareba uwo mupasiteri uburyo yakoraga Imana agenda akakwica ukavuga se nk'umuntu wakoze ibi kandi ko harimo abo bakingana bakirimo ngo Imana izamubabarira ariko kuko Imana yacu yicaye ku ntebe y'imbabazi ihorana imbabazi mu kuboko kwayo izanababarira ni amategeko ariko bakurikiza nibo baba bayitoreye mpamya nashidikanya ko babirukana mu buryo bwubahirije amategeko niko nawe ubizi se hari umuntu wahohotera mugenzi we muri iki gihugu kubizi nanone rero abandi bakavuga ati ibyo ngibyo ahubwo kuba barimo bararira birizwa n'ubusa nimba barakoreraga abantu nyine ati ni icyo gihembo ariko nimba barakoreraga Imana nta mpamvu yo kurwara amasitoroke n'amasiterese Imana izakomeza ibiteho ariko nanone abantu bashinga amadini n'amatorero nimba uri visiyoneri hari ibintu wenda bitajyana uko abantu baba bakuru ugasanga bakuriye nyine barakuze nanjye kuvuga nabi ngo bakuriye ukuntu ikinyarwanda kitari cyiza urakwiye muri project yawe plan kuvata aba bantu nzabasova neza babaye batakiri mu mushinga wanjye nabakurikirana pansiyo yabo uburyo biteganyirije byagenda neza abantu bajye babitekereza rwose kandi nanone ngiye mamanya n'umuntu wavuze ati rega hano turi mu isi mwijya kubwira Imana ati hano turi mu isi abantu barakwiye kwitabwaho ikindi tukwiye kumenya ko nikomeje nkubwira ikigira itangiro kigira n'iherezo ntabwo uyu murimo w'Imana umuntu azawubamo akaramata hari n'abandi umwana wawe azagusimbura ntabwo wumva ko niba wafashe utagomba kurekura kandi nanone abantu b'Imana bige gukora pe nimba baba bari abaporo ngo babohaga amahema Yesu nawe ngo yabaye umubaji sinzi impamvu abantu bakurura biriya bintu byo mu Barewi nabyo bakabizana ese ubundi mugani kuki badatera ikirenge mu cya Kristo ntabwo yafatanyaga na Yosefu kubaza kugira ngo babone akajumba cyangwa agatsima nako gasukari n'agasabune kandi Yesu buri impamvu nyine abize teoloji batubwiye ngo impamvu Yesu yavukiye mu gikene Imana yari ibashije kumuha kuvukira kwa perezida cyangwa se akavukira ku mucuruzi ukomeye cyane rurangiranwa mu gihugu ariko kwari kubyukira mu kuvukira mu bakene kwari kugira ngo abantu bose bamwisangemo hoya ni impamvu twateranya kwari kugira ngo umuntu wese amenye yuko umuntu yavukira mu boroheje akahinduka ikirangirire agatangarirwa n'abandi ariko hari abantu ni ukuri ngewe sinzajya ninya kubivuga umuhanzi wacu bavuga ngo bazambaga mvuga ukuri ariko ugasanga umuntu nta n'akantu na gato yakora yirirwa yicaye umugore wawe ngo yewe umugore n'abana baraburaye hari umuntu w'umugabo ese buriya biterwa n'iki ufite amaguru 2 n'amaboko 2 ufite n'ubwenge butekereza ni waye
ni ukubera iki? Imana iba yaramubwiye ko izamutunga. Bizamanuka mu ijuru se? Izi bombori rero zizarangizwa n'iki? Tugane ku musozi. Bombori se zarangizwa n'iki uretse guca bugufi? Uretse guca bugufi abantu bagakundana bagahuza kugira ngo bombori zizarorera. Ngiye ikintu mbona nabwira abadukurikiye, mbere ya byose ni ukumenya ko dusenga Imana imwe. Mbere ni ukumenya ko umwami dukorera ari umwe. Niba restoration bahafunze, nkamenya ko njya muri Assemblée de Dieu nkasenga kandi ngafashwa. Niba inkuru nziza bayifunze, nkamenya ko ngomba kujya kuri EPR nkasenga kandi ngafashwa. Niba DPR rubono nifunze, nkamenya ko ngomba kujya mu Gatsata nkasenga kandi ngafashwa. Naho ubundi bitabaye ibyo, itorero rimwe bararifunga, irisigaye bikasigara ari amakimbirane. Yego. Reka tugushimire Mama Nana. Murakoze cyane. Bo inkuru zacu n'ibiganiro nakagaruka, mukomeze kugubwa neza. Abantu mujye kwa Mama Nana muhakore subscribe, mumuteze imbere, mutera inkunga inkuru n'ibiganiro bye acishaho. Ikinira nibagiye kuvuga, buri kintu nabonye abayehova ari ikintu abayehova baturusha. Aba bajya kubwiriza ubutumwa urugo ku rundi. Urugo ku rundi. Abantu babakritika ngo ni uburyarya. Ye bafite iyo keje wowe ndashaka kwabikora ku buryarya. Ariko kariya kantu bene data wa Kristo amadini dufite mu gihugu cy'u Rwanda twese tugakoze. Bituma amenya kanako uko abayeho. Ushaka kugera kwa Devo tugasanga yaheze mu buriri yararembye. Ukamuganiriza n'agasukari ukakamuha. Ukanamusengera. Urugo ku rundi. Bizatuma n'abo bantu biyahura bagabanya kwiyahura. Kuko uzaza amengize amahirwe mpambuke nkubwira ikibazo nahuye nacyo. Kuko ushaka kuza ugasanga nk'ubu ngo akomanga ugasanga ndimo ndarira. Ukurikirana impamvu iri ariko mu ijuru hari Imana irengera abababaye. Ni ukuri pe twari dukwiye kongera gusubiramo, kuko Yesu yabwiye abigishwa ngo nimugende mwigisha amahanga yose ngo abazemera muzababatize. Ariko noneho dusigaye twicara ku rusengero, pastor agategereza abaza kwihana bamusanze. Ariko nibahaguruka bagatera intambwe bakajya mu mahanga yose, Kigali tukayijagajaga, buri muntu wese urugo ku rundi tukababwiriza bakemera bagakizwa bagahindukira bakabatizwa. Misiyo ya Yesu izaba iri kubasa cyane rwose. Mama Nana uremewe? Nemewe. Sitse niba ari unyemeye. Uremewe rwose. Reka tugushimire kabisa. Urugo ku rundi. Urugo ku rundi. Uremewe kabisa. Abantu rero nababwira ngo batere inkunga inkuru n'ibiganiro Mama Nana akora, ibiganiro byiza, azi kuganiriza abantu. Ndetse sinzi impamvu hari ibintu ngiye nabonye nuko, ariko buri muntu wese agomba kuvuga, dufite uburenganzira bwo kuvuga. Gasanga abajya kuganiriza baganiriza igihande kitari cyanyacyo, bazabitekerezeho. Ariko hari abantu bakeneye ibiganiro, ugahereza umwana utazi imva ye najya afite imyaka 18 ngo najye kuganiriza ngo abubatse ingo. Ngusongo yabaganiriza. Ngo ari akazi nyine, urumva nta experience yindi bihari. Ariko nanone Mama Nana arabikora. Nyaboneka abantu bari mu nzego nkuru z'ubutegetsi, abayobozi, ukamusabiye akazi. Aba bantu mujye mubiyegereza. Ni n'abakorera bushake uramuhamagara ati ko tufite ka transport hano mu kagari kacu, waje ukatuganiriza abantu ku kagoroba k'ababyeyi. Mama Nana rero abiva umuzi, agira uwo bagendana bita Mama Mignone official, baganiriza abantu kandi mu kinyarwanda cyanyacyo nabyo basasira. Niyo mpamvu navuze ngo Mama Nana aremewe. Reka tubabwire ngo amafufu n'amafaranga bibafubike mwumve mugowe neza. Imigisha y'Imana itanga ibe ku buzima bwanyu. Reka tuvuge ngo ciao ciao. Ciao ciao.